Komeza kunyobora uracishe mu nzira yo gukora Aii Mana y'ukuri Imana y'ukuri Komeza kunyobora uracishe mu nzira yo gukora idusha Aii Mana Komeza uracishe mu nzira yo gukora idusha Aii Mana y'ukuri we Imana y'ukuri Komeza kunyobora uracishe mu nzira yo gukora idusha Hamwe kubaho ufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse n'abasha kugeza no mu rupfu Hamwe kubaho ufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse n'abasha kugeza no mu rupfu ibyiza mbona bibi kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye nawe yemeye ko yarinda ndetse no kunyobora neza ameza no kwinjira yavuye
inyuma kandi nukora nk'abantu bicuza icyo wavuze mana numeze nk'abantu utubwira inyuma kandi nukora nk'abantu bicuza icyo wavuze mana numeze nk'abantu utubwira ibinyoma byiciwe kandi nukora nk'abantu bicuza Komeza Mana mana Hallelujah Komeza sezerano Mana 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 Komeza sezerano Isezerano kugeza ibihumbi mana numeze nk'abantu kandi nuko yamabo mana numeze nk'abantu kutubwira inyuma kandi nukora nk'abantu bicuza icyo wavuze mana numeze nk'abantu kutubwira inyuma kandi nukora nk'abantu bicuza icyo wavuze mana 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 kandi numeze nk'abantu kutubwira Komeza tanga ku mafaranga ngo bigaragaze kumvisha ijambo ry'Imana umutima umukambira atari wose subutuza ariko ndebye umutima ukambira ngo sibwo kora kubera ko ari Imana igiye gukora ku buzima bwawe Yesu nashimye hanyuma ndangije mfata amafaranga nafashe ibihumbi 5 sinyagira ibanga ndavuga nti nubwo ari make Mana envelope narayirwaniye hano ndayazana bitanyirambika hano pastor hagutse arambwira ngo izo faranga utanze Imana iguhaye kubyara neza umwana wawe azaza ari muzima ubwo hari iyo buryo Imana iguze ngo azaza ari muzima haba hari ibyari bituma atazaza ari muzima niba byari biho kandi biko mwabarokore mwe niba ujya uri umurokore ujye wirinda kuvuga ibintu bikorerwa mu Imana n'igipimo kubera ko wazabipfiramo cyangwa ukahahombera ndetse cyane kubera ko byose birakora ingoma ushaka kubiyeretseho gato nukuri kw'Imana ibi ngibi Imana irabikenera nabyo ko tutambutsa n'amashimwe kugira ngo n'abandi bakiri ku ngendo y'ubuzima nabo bamenye ko hari Imana mu gihugu cyo mu ijuru igira gute ikora Yesu nashimye ubwo uko Imana yabimbwiye nagiye kwa muganga hari kuwa gatanu ku itariki 8 umugore agezeyo arara ntabise buraca mu gitondo saa 9 nibwo ngo yumvise ibise bitangiye kuza gahora ariko bahita bagenda bamutera tobari hanyuma ndagira ngo mubwire ngo twahuye n'ibintu ntazi ngo ni ibiki umugore yabyaye neza ariko yaravuye ku rwego ntigeze ntekereza abaganga barahamagara baravuga ngo iyi case twebwe ntabwo twari dusanzwe tugize gute tuyizi ariko gangebaho nari mpagaze hanze ndikuye mvuga ngo hari Imana yavuganye nanjye kuzamuzana ari muzima iryo jambo ryonyine nari mpagaze
naravuze ngo ntabwo Imana ishobora kuza kunungurira mu rusengero rwayo, ko hari n'abandi yabivuze birasohora, hari n'ibindi yabihambiriye nabyo birasohora. Bitangira icyizere, abantu bakaza kumbwira ati umugore wawe kabisa abaganga turi kumva bahamagarana bimeze nabi, abya ni muhumure, Kristo ari gushaka kwiyerekana kuko yakoze. Yesu nashimye. Ndangije ku buryo yamaze kubyara bamuteye tobari, bamuteye n'uzaritire giriza amaraso amaze kubyara. Ariko Imana kuko yari yambwiye ngo impaye umwana w'umukobwa, umwana aza ari umwana muzima. Ageze hanze yananiwe, bahise bamujyana kuri oxygene, yamazeho amasaha 19 kuri oxygene. Hanyuma bari kuvuga ngo ntabwo arimo arahumeka neza, ariko bavuga ngo ngewe Imana yambwiye umwana. Ibyo by'abaganga simbireba, hari muganga mukuru wambwiye ko ampaye umwana. Nyuma y'ayo masaha 19 bahita bavuga ngo nta kibazo na kimwe umwana agize gute asigara. Hanyuma bakibivuga, umugore gakurya bamuteye amaraso yahise aba muzima neza bye, arambwira ati ndumva twataha. Ati ni wowe uri kubura gusa, atariko ndumva twagira gute twataha. Iyo ni Imana, uwo mwana bakuruje ibyuma mu nda, ntugire ngo gasatani ntabwo yamushakaga. Yari yarize kuko hari hamaze iminsi 2 n'ubundi umugore anyereye mu muryango yikubita hasi yicaye, kandi ni ahantu hatari heza, kuri esikariye ziva haruguru muri dushe. Yikubita hasi umugore utwite usigaje icyumweru kimwe ngo abyare, ntugire ngo ni ibintu byoroshye, agwa yicaye. Ndi mu masengesho arampamagara, nkabone naraye mu rugo, arambwira ngo naguye kandi ndumva bitameze neza. Ndamubwira nti bimeze neza ahubwo. Arambwira ngo wagira ko ibyo bintu byawe ngo by'urwenya uraza n'urwenya na hano. Ndamubwira nti ukuri humura bimeze neza. Arambwira ati ndumva navunitse, ati kabisa, ati ikibuno cha nakubise ikibuno hasi ndumva napfuye. Ndamubwira nti humura nabyo birakira, ni satani washaka kukwereka ko gusa satani atishimye. Ni Imana yashaka kukwereka ko satani atagize gute atishimye. Ndagira ngo mbabwire ngo nuzu uri mu nzu y'Imana, ni haba ugiye ikintu wireba ku ifaranga watanga umunsi, haba 2 cyangwa 3 uzabigerageresha Imana kuko bizafungura umugisha. Ari mperutse kuza hano bari gukora, ndaza hano bari kwitanga, bari kuvuga ngo dukorere Imana ku byuma, nayo izagira gute izakora ikintu. Imana yahisemo kwiga kaminuza, muri kaminuza n'ukuri bampaye, ni kaminuza ikomeye muri iki gihugu, kuko niga mu wa 2 segonderi Imana yari yambwiye ngo uziga nayo wanyu batize. Iwacu bavugaga ko nananiranye ko n'amashuri ntazayarangiza, kubera yuko nyine hari igihe bigorana, ariko tutazi ko umuhamagaro tujyana. Ariko ejo bundi nageze nkigera yuko umuyobozi w'iyo kaminuza arambwira ngo wowe uzavamo umudiregiteri ukomeye, kandi si umuhanuzi n'ukuri. Ndamubwira ni uri mu mwuka neza, ni n'ubu tuvugana ndiwe. Arambwira ngo uzakomera, Imana izakugeza kure. Imana ihereza umuntu kuba diregiteri atarize kaminuza. Ntugire ngo harimo abantu dukorana bandusha amashuri menshi, harimo n'uriya musore, ariko ndabayobora kubera ko ari data bo twese wagize gute wabivuze. Niyo duhagararanye hari igihe bamushyira imbere bagira ngo niwe muyobozi, rero nguriya yize amashuri n'andi yose, ariko Kristo kuko atareba nk'abantu azareba ikintu yavuze akaguhagurukiriza kugikora, wowe akakureka kuvuga ngo ibi bintu ni ibipinga. Ngewe uyu mwuka nyemeje mu kintu n'icyo, icyo nabasigaranye cyose ndagitanga nkakirekura. Yesu nashimye. Waba uri umukobwa, ejo nagiye mwivuga butumwa ahantu, umwana azana amafaranga 500, aravuga ngo ibintu byose bitari byarakozwe mu rugo iwacu, ko kubera aya 500 yo kugura ibyuma Imana izabikorera iwacu. Umwana w'imyaka ingahe bitavuga ngo uzi ko hari abana batoya bazi gukora kuruta abantu b'abagabo dufite ubwanwa bugenda butendera bugera iriya, ariko butazi gukorera Imana. Nukuri ko Imana ntacyo byaba bivuze. Ndagira ngo mbabwise ukuri, niba uzi gukorera Imana yiteretesha ubutunzi. Niba ukeneye ubutunzi, niba ukeneye amagambo, vuga amagambo, Imana nayo izakubiba mwana. Ndagira ngo mbabwire ngo hari abantu bakoresha amagambo. Imana y'ubundi yansanze mu iyerekwa, irambwira ngo icyo umuntu abiba ngo nicyo azasarura. Ntukaze utegereza Imana ko niba wabibye amagambo uzasarura ubutunzi. Reka da n'amagambo izaza ikubwira ngo ndakoze, utegereze. Reka da, ariko utegereze paka igihe uziga gukora nayo ikugirire neza. Ndagira ngo mbabwire ngo mwabarokorere, niba muri mu nzu y'Imana, kenshi pasiteri turamunaniza tukagira ngo arahanura ariko si umuremyi.
umuremyi yaragutegeka gukoresha ibikorwa nawe akora ibikorwa. Ngiye gutanga ayo mafaranga navuze ngo mana nkeneye kwiga kaminuza sinzajya nyobora abantu bize kaminuza gusa yewe gantaye. Yesu nashimye. Numvaga binteye ikibazo. Mbarusha ubumenyi kubyerekeranye n'abana ariko kandi ntabwo mbarusha amashuri. None nanjye ndavuga nti gute nzaza twakwicara ndi kubakoresha inama numva ariko harimo akantu. Nkajya mbona rimwe na rimwe ntibari kunyumva neza nkavuga nti ikibazo cya kaminuza nzagikemuza ifaranga Imana ikizije kugira gute nje kwiga. Niba ukeneye ibintu by'amafaranga tanga amafaranga. Niba ukeneye ibintu by'amagambo biba amagambo kuko niyo uzasarura. Ariko umuntu wese ugira icyo abiba nicyo azasarura. Kandi ahandi ijambo ryarambye ngo ntimunagure Imana ntinegurizwa isura. Icyo biba cyose ntabwo uzaza kwikura mu ijuru nicyo izaguha nawe usarureho ukuntu kimera. Ko niba pasiteri nahagaze iwacu mpita mvuga nti Imana imaze kubimbwira nahise ngenda mbwira iwacu ndababwira nti amafaranga mpenga ngaya mbere yuko nyafata pasiteri ajya kuyareba yose akuremo icyacu bigikenewe ahasigaye andi nanjye muyanzanire muyashije kuri konti sinzongera kuyafata mu ntoki cyacu kitari cyagera gute cyangwa nukuri ko nukuri kandi koko mu mezi maze yose pasiteri mbere yuko amemba ayashiraho mwabarokore rimwe na rimwe tuzajya tubura umugisha usanga itorero riraguma hasi kandi pasiteri yasenze yagiye ubutayu bari gusengera abarokore ariko ntibazi gukora ntibarahishura ku kintu cyo kuzana umugisha. Niba uri umusore iga gukora njye natanze telefoni yanjye ndi umusore nimubyibuka pasiteri agasaba usanga nari mfite ntagira akazi ariko ngeze aho bari gutanga ndavuga naho kugira ngo nyicyure njye ngo mwana nikoreye ubukindi bungana gutya nayitanga mu izina rya Yesu Imana izangirire neza. Ariko iyo nashaka yose nayigura nkayitura. Yesu nashimye. Nyuma yo kubabara aho ababyeyi batari bari aho abavandimwe bari baramvuyeho nikomeza ku Mana niga gukora imirimo niga no gusenga byose ndabifatanya. Ariko ndagira ngo mubwire ngo ari amasengesho Imana yambibamo ariko ari n'ubutunzi Imana igira gute ira. Nishyuye amafaranga menshi y'ubundi kwa muganga nkajya mvuga na amafaranga yaraba. Ndaje ndavuga nti uhite kushimye ko aya mafaranga wayazanye mutaza kuyabona n'ubundi nabise. Ubutumwa nashakaga gutambutsa niba icyo umuntu abiba ari cyo azasarura. Pasiteri uragira ngo azaza guhindura ijambo ry'Imana ajya dusengera n'ukuri mu bantu nzi badusengera. Pasiteri agira ishyaka ry'uko abakristo be batera imbere. Muri mwese muri aha nta muntu unusha kumarana nawe imyaka myinshi kuva itorero ryatangira kugera uyu munsi wa none. Uko twahuye meze nari umupfu ugenda wenda gushingura utari wavamo umupfu utaravamo umwuka. Umuntu nyine bari kuvuga bati akuka nta kanyuma gasigara. Turazengurukana akajya mbwira ngo Imana izakugirira neza nakumva ihumure. Bavuga ngo nzakugendaho mpaka. Nzakugendaho mpaka n'abawe nawe ubimenye. Kandi inzira ndi kujyaho ndabizi neza niyo gutabara. Aho ngeze ni kure ariko ndabizi ko hari izindi ntambwe Imana izaneza. Ariko ukeneye kugira ngo Imana izaguteze intambwe. Imana ikeneye gusa itareba ku mashuri. Yiza kureba ku mashuri nukuri umugore mfite ntiyari buze ku muntu ko hari abantu bandushaga amashuri bamutereka. Iyo ureba amashuri akazi ndimo n'abantu nyoboye ntabwo bakwemera ko mbayobora bandusha amashuri menshi barushaho menshi. Izo za masters b'ikibari bamwe baranize hanze ariko bakaza nkababwira nti turakora icyo uyu munsi nimutagikora mwese unyurega hariya. Ntabwo ni kugira ngo mbirariraho ndababwira Imana ubibe imirimo ikazana imirimo iwawe. Iyo ugize icyo ukora nayo iraza ikagira icyo ikora. Nta kintu na kimwe Imana ntijya yibagirwa imirimo. Icyo wakora cyose mu nzu y'Imana uko uzatanga ko kandi reka mbabwire urwego rwo gutanga igihe uzatanga ikintu kumva kigukoze ku mutima. Igihe uzafata 20,000 ufite 500 ukavuga ngo urakoze kandi gahumva n'ubundi nyine umukiri ufashe 20 ayo ntabwo gukoze ku mutima. Aba hari igihe ujya ukavuga ngo mbo niba nari mfite 50,000 hakenewe ikintu cy'ibihumbi 30 mu izina rya Yesu ndakuramo 30 ngewe 20 Imana nibona ko ndapfa izi nyice kubera ko nakoze mu nzu yawe ariko 30 ngiki cyakintu ndakiguze. No kuri Imana hari byinshi izagura iwawe binatandukanye. Uzajya kubwo butunzi wakoreye aho n'umwana wawe usigaye. Ariko ngewe ndakwinginze nukuri ukuntu nkureba imbere ndakwinginze
ndi mu mwuka imbere gato uzanyibuke ngewe ndisabiye kuko ugiye gukomera Imana igiye kuzana ubutunzi ubwo hanze y'igihugu n'ubwo mu gihugu bwose uzaburyaho n'abana bawe bazaburyaho n'abuzukuru bazagukomokaho bazaburyaho kandi data wa twese yambwiye ngo umurimo uragutse imbere yawe nyuma y'uko imaze kugutabara umurimo wayo uragutse imbere yawe kubera yuko mbonye usukwaho n'amavuta amavuta dore imbere yawe n'ukuri usutswaho amavuta ariko uzaba uw'imbere mu b'imbere kubera ko wemeye guca bugufi kandi ugakorera Imana y'ubuntu ku kantu kose nagiye kubona mbona lisite y'ibintu wagiye gukora yananiriye ahantu hera sinzi ukuntu nabivuga lisite yawe y'ibintu wakoze iranditse yose nta n'akantu na kamwe kigeze kagwa hasi Imana izabizana ku murongo uzagaburira abantu benshi bajya kwakira ku mugisha uvuye mu biganza byawe kuko Imana irambwiye ngo ikugize itiyo igaburira abandi bantu ibi kugiye mu iterambere ikugize itiyo igaburira abandi bantu Murakoze umuwakayezo harakora n'umukozi we umukozi umuwakayezo we harakora ibyo ushaka we ibyo ushaka bibewe nawe Yesu arakora ibyo ushaka we n'umukozi we umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bibewe nawe Yesu arakora wowe wanguye w'isoni umvise gusenga kwanjye mugihe wiriye wampaye icyo nasabye wowe wanguye w'isoni umvise gusenga kwanjye mugihe wiriye wampaye icyo nasabye umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bibewe nawe Yesu arakora ibyo ushaka bibewe nawe Yesu arakora ibyo ushaka we ibyo ushaka bibewe nawe Yesu arakora wowe wanguye w'isoni umvise gusenga kwanjye mugihe bikwiriye wampaye icyo nasabye wowe wanguye w'isoni numvise gusenga kwanjye mugihe bikwiriye wampaye icyo nasabye numvise gusenga kwanjye mugihe bikwiriye wampaye icyo nasabye Yes, arakora aye n'ukuri arakora aye n'ukuri
kirere amafi yo mu nyanja yarabiriye inyoni z'amarorose mu kirere amafi yo mu nyanja yarabiriye wibaza ko bikunda kurusha umuntu bigatuma ubuzima yagukiza wibaza ko bikunda kurusha umuntu bigatuma ubuzima yagukiza wibaza ko bikunda kurusha umuntu bigatuma ubuzima yagukiza wibaza ko bikunda kurusha umuntu bigatuma ubuzima 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 yagukwizeye humura ndaguha umugisha nyongera umugisha uhindura umugisha ibyo uzabireba ndaguha umugisha nyongera umugisha uhindura umugisha uzabireba ndaguha umugisha nyongera umugisha uhindura umugisha uzabireba ndaguha umugisha nyongera umugisha uhindura umugisha
Yes!